sobanukirwa ukuri. Urakoze mwami Imana wowe turinda iminsi yose ukaduha n'ubu buryo tuganire n'abantu ijambo ryawe, ngaho abatwumva natwe ubwacu uduhere umugisha hamwe muri iki cyigisho tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganirira hamwe insanganyamatsiko iri kutubwira umukristo imbere y'imyambarire n'umurimbo. Ngiyo insanganyamatsiko yacu. Imana ntabyititayeho, cyane cyane iyo ibintu bidafite icyo bimaze mu mwuka, ntibigire icyo bimaze mu mubiri, ntibigire icyo bimaze mu bwenge, ntibyongere iterambere ngo bizane ubukungu. Ibyo bintu byose imbere y'Imana nubwo byaba bitanditse mu mazina yabyo muri Bibiliya aba ari icyaha. Niyo mpamvu iyi mirongo ibiri turayifashisha nk'abakirisito, kuko turi kwiga umukristo imbere y'imyambarire n'umurimbo. Umurongo wa mbere ni Timoteyo ya mbere n'ubundi igice ni icya kabiri umurongo wa 9, ahanditse ngo kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni birinda, kandi batirimbisha kuboha umusatsi cyangwa izahabu cyangwa imarigarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi. Ubwo iri ni itegeko bahawe, ahubwo birimbishe imirimo y'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Uyu murongo turasoma undi, uyu ni Pawulo wabivuze, ariko na Petero ntiyatanzwe. Uyu mugaragu w'Imana mu rwambere rwa Petero 3 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3, umurimbo wanyu we kuba w'inyuma, wo kuboha umusatsi cyangwa wo kwambara izahabu cyangwa wo gukanisha imyenda, ahubwo uw'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika umwuka, ufite ubugwaneza n'amahoro, ari we igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Imana rero itegetse abagore, ubwo n'abagabo ntibasigare, kugira umurimbo. Ariko umurimbo itegetse utandukanye n'uwo bano bagaragu b'Imana babonaga igihe Imana yabavugiragamo bakavuga aya magambo. Ntabwo ari uw'inyuma, ntibivuze ko umuntu inyuma agomba kuba umunyamwanda, ntibivuze ko azambara mu kajagari, ntibivuze ko azambara ibinuka n'ibiboze n'ibicagaguritse, oya, ntabwo ari byo. Ariko nanone hari ibyo umuntu akora bidafite icyo byongeye ku mubiri, ndabisubiramo, bidafite icyo bimariye ubwenge, bidafite icyo biteje imbere mu bukungu, bidafite icyo byongera mu by'umwuka, kandi bikamutwara ahubwo igihe n'umutungo. Ibyo byose bishyirwa ku ruhande, nibyo byariho. Noneho abagaragu b'Imana baravuga ati umurimbo mwiza si uw'inyuma, ahubwo ni uwo mu mutima wo kwambara ingeso nziza. Mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, ni urupapuro rwa 273, hari aya magambo avuze ngo abakunda ibigezweho bashobora kuvuga ko ari abayoboke ba Kristo, ariko imyambarire n'ibiganiro byabo byerekana ibyo bakunda n'ibitwara ingamira intekerezo zabo. Ibigaragara inyuma bihishura ibiri mu mutima. Umuntu ufite kubonera nyakuri ntabwo anezezwa no kurimbisha umubiri byo kwiyerekana. Umugore uca bugufi kandi akubaha Imana azambara bya gipfura. Kwiyoroshya mu myambarire iteka ryose nibyo bigaragaza neza imigisha ihebuje igera ku mugore ufite ubwenge. Intekerezo ziboneye kandi zatojwe zizagaragarira mu guhitamo kwambara ibikwiye kandi byoroheje. Mu mutima wejejwe ntihabonekamo akanya ko gutekereza ku murimbo utagira umumaro. Hari umurimbo utangirika uzatera umunezero abo tubana bose muri ubu buzima, kandi uzarabagirana umucyo utangaje mu bugingo buhoraho. Ni umurimbo w'ubugwaneza no kwicisha bugufi. Imana yadutegetse kwambika umutima ikanzu y'agaciro ngo umurimbo ijuru ryemera. Noneho reka twibaze tutese uyu murimbo uba mu isi, biba abantu bakora bitandukanye, abahimbyi babyo bahora bahindagurika. Mu gitabo cyitwa Rengera ubuzima umuzingo wa 2 waranditse ngo izi ngeri za mode, ngo n'inshono zihora zihindagurika, ngo umuhanzi wabyo ni Satani. Kandi koko abagore n'abandi b'inkundarubyino n'abagabo babishoraho igihe bakabireba, bakabisoma, bakabyiga, bakabikora,
akaba ari bwo buzima ukagira ngo ni intego y'ubuzima, amarushanwa n'ibisa nayo, umwanya wo gutekereza iby'Imana no gukora ibyiza, kuzigama n'ibibareba batagira mu buzima, kubishaka bakawubura. Niyo mpamvu umuhimbyi wabyo koko ni Satani. Kuva kera habagaho imyambaro y'abantu runaka bitewe n'ibyaha bakora n'ibyo bakunda. Imigani 7 uhereye 7 kugeza 10 handitse ko habagaho n'imyambaro y'abamaraya. Muzahera 7 aho bavuze ngo umusore w'umupfu ngo agenda ameze nk'intama igiye kubagwa. 10 maze umugore aramusanganira yambaye imyambaro y'abamaraya kandi afite umutima w'ubucakura. Uwo mugore aramusanganira yambaye imyambaro y'abamaraya. Ubwo abamaraya bagira imyambaro bambara. Kijya kibabaza muri iyi minsi kubera kutita kwibi nuko hari abazima batari bamaraya babambara nk'abamaraya. Ndongera mbibutse igitekerezo cyo mu itangiriro ni igice cya 38 muzakisomera. Igihe Tamari mukazana wa Yuda yari yarategereje ko sebukwa umuhungu wo kumucikura nyuma yo gupfusha abagabo be 2, hapfuye umugabo mukuru, hapfuye aruje kumusimbura, agaheba nawe ngo yakoze strategy yo kwambara nka maraya, ajya ku nzira ahategera sebukwe nawe wakundaga abamaraya bararyamana. Ubwo mu byumve ko hari imyambaro wambara ukaba umeze nk'uwatanditse uri kwiseta washyizeho ibicuruzwa, hari imyambaro y'abamaraya. Si ibyo gusa, hari n'umurimbo wabo. Ngaho ibyahishuwe 17 umurongo wa 1 n'uwa 4. Nubwo iki gice gifite ubundi bahanuzi kivuga mu by'umwuka, ariko amarenga akirimo yavugaga ibiriho. Haza umwe muri b'abamarayika 7 bari bafite za nzabya ndwi, arambwira ati ngwino nkwereke iteka marayika ukomeye azacirwaho yicara ku mazi menshi. 4 uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yararimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imarigarita mu ntoki ze, yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Tureke ubuhanuzi nyirizina buri mu iki gice, ahubwo amarenga yakoreshejwe nuko maraya yari yambaye izahabu, ifeza, ibiki arimbishijwe. Ubwo hari aho babyambara kandi ngira ngo no muri iyi minsi birigaragaza. Si ibyo gusa, no mu gihe cya kera Imana ntabwo ibi yabikundaga, nubwo itashyizemo imbaraga nkuko byavuzwe na Petero, nkuko byavuzwe na Pawulo n'abandi bantu b'Imana bakabivuga, nubwo bitagaragaje igihombo nk'icyo biteje uyu munsi wa none kuko byakomeje kwiyongera, ariko hari aho Imana yagaragarizaga icyubahiro cyayo ntiyegerane n'abafite imirimbo idafite akamaro, idafite ikimaze. Tangire 3:5 1 kugeza 4. Aha ndabaho urugero kuri Yakobo. Imana ibwira Yakobo iti haguruka uzamuka ujye i Beteli utureyo wubakireyo igicaniro Imana yakubonekeye ubwo wahungaga Esawu mwene so. Maze Yakobo abwira abo mu rugo rwe n'abo bari kumwe ati mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mwizirure mwambare indi myenda, duhaguruke tuzamuke tujye i Beteli, nanjye nzubakireyo igicaniro Imana yanyumviye ku munsi w'umubabaro wanjye kandi yagendanaga nanjye mu nzira nagenzemo. Baha Yakobo imana z'abanyamahanga zose bari bafite n'impeta zari mu matwi yabo. Yakobo abihisha munsi y'igiti cyitwa umwera cyari hafi y'Ishekemu. Mu byo bamuhaye n'uyu munsi birambarwa ngo harimo n'impeta zari mu matwi, kuri abantu batobora amatwi bagashyiramo izo zahabu n'izo feza, ariko kugira ngo babe imbere y'Imana batunganye bemewe, ubwiza bwayo bahagaragarire, bashyize ibigirwamana ku ruhande ngo n'impeta zari ku matwi. Ubwo nuko byari birimo ikibazo. Ibi murabisoma nanone kuva 33 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Ubwo bwiza bw'Imana n'ubundi bwari bugiye kubegera ngo biyambura iby'umurimbo bari bambaye. Ubwo nabyo murumva ko byari birimo ikibazo. Abami ba 2:930 muzahasoma umuntu wari umupagani wasengaga ibigirwamana witwa Yezebeli ngo yisiga ngo irangi ku maso. Ibyo byakozwe n'umuntu tubaha Imana w'inkozi y'ibibi, ni Yezebeli muka Ahabu wakoze ibyaha byinshi, cyane cyane kwigisha Isirayeli gusenga ibigirwamana. Murasoma Hoseya 2:13 ho ndi buhasome mu bihano Imana yahannye bivugwa mu iki gice. Harimo n'iri jambo rivuze ngo nzamuhora iminsi yamaze yosereza ibigirwamana bya Bali imibavu
yambaye impeta zo mu matwi n'inigi, agakurikira abakunzi be, naho njye akanyibagirwa, niko Uwiteka avuga. Mu byo yazahanirwa harimo ibyo yakoze by'ibigirwamana, ariko ngo hari n'impeta yambitse amatwi, ngo hari n'inigi yambaye. Ibyo nabyo bivugwa nk'ibibi uyu muntu agiye guhanirwa. Noneho ubwo muranyumvise ko umurimbo urenze wo mu mutima, ntabwo Imana yawishimiye uhereye mu bihe byose, cyane cyane ndasubiramo, bitwara igihe, bitwara umutungo, bidafite icyo bimaze mu bwenge, bidafite icyo bimaze mu mwuka, bitanateye n'umunezero, kuko ntibyakubuza kuribwa na kanseri n'igifu. Ibyo byose Imana yagiye ivuga ko ab'Imana bagomba kubizibukira, ahubwo bakagira umurimbo wo mu mutima. Ngaho gukunda umurimbo bitwaye iki? Ngiye kuvuga ibintu bitandukanye. Cya mbere nuko bihindanya ishusho y'Imana. Tangiriro 1:26 murazi ko Imana ijya kurema, aravuze ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Ubwo rero gukunda umurimbo bijya bihindanya iyo shusho y'Imana. Iyo umuntu afashe ingingo z'akatobora ugutwi, abandi mujya mubona ko bashwanyura iminwa, hari amoko yo mu isi ajya ashwanyura iminwa, akawukurura agashyiramo ikintu kimeze nk'intara, kandi ngo ubwo byise umurimbo. Abandi bishushanyaho mu zindi ngingo, ari umunyamwanda, baba no mu mazu y'ibyatsi, bamwe muri bo badakaraba, amatwi bakayakurura ukagira ngo agatendera nk'aya zimwe mu hene zimanura amatwi cyangwa imbwa. Ugasanga mbese ingingo zabo barazikuruye bazirema ukundi. No guhindanya ishusho y'Imana. Hari abitukuza, uwiraburaga ugasanga yabaye nk'umuzungu, kandi ubwo niko byangiriza n'ubutaraga bwe. Hari abibagisha, abari abagabo bakitera ibitsina by'abagore, abagore bakitera iby'abagabo. Ngo hari nabo numvise ngo bari mu mushinga ngo wo gutera ku munwa, ngo ku munwa ngo akashyira umunwa w'imbwa ngo arayikunda. Ibyo byose ngo ni umurimbo. Hari abishushanyaho, ibyo bamwe bita ngo ni za tatuwaje. Hari abikura amenyo, abandi bakayacongesha bakayasongora ngo abe nk'ay'imbwa cyangwa akandi gasimba bashaka. Ibyo byose ni imirimbo, bihindanya ishusho y'Imana, ku buryo ubona umuntu wari wararemwe nk'umuntu ntumubone nk'umuntu. Kandi Bibiliya iravuze ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge, ngo twitware uko dushaka. Bitera indwara. Imyenda iyi mubona abantu barimbana bihambiriye, tuma amaraso atagenda ngo atembere neza. Muzajya mubona izi nkweto abantu bagenda mukagira ngo bari mu mucundebo. Muzajya mubona imisatsi umuntu ashyira ku mutwe, akamara amezi 2-3 adakarabamo, akayihindanya, akabona harimo inda n'imvuvu, uko bahambira imitwe bakayikanaga. Ndetse umwanditsi umwe yanditse mu gitabo cyitwa Inama ku Buzima ko ku musozo bisoza biteye ibisazi, umuntu akarwara mu mutwe, nta kindi azize umurimbo. Kugeza ubwo bamwe babiciyemo umugani, baravuga ngo gushaza no gushinyiriza, no mu kirimi cy'ikirundi bivuze ngo kurimba no gushinyiriza. Nubwo wakemera mbese iyo nkweto ikagenda guhenjura, nubwo imisatsi wayikanaga, nubwo inda zakujya ukazijya uzishima n'imvuvu, ariko ntacyo usa n'abandi. Umurimbo utera indwara. Ibyo si iby'ubwenge. Noneho umurimbo hari igihe utera isoni. Byaje 3:19 Muzahere 18 Laodikiya ni amarenga y'igihanuzi ariko arengurira kubiriho. Ibwirwa ngo ungureho imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Isoni z'ubwambure. Abakorinto ba mbere 12 umurongo 22 kugeza 23 ngo ingingo zacu ziteye isoni ngo nizo turushaho kwambika icyubahiro, ngo ariko zidateye isoni ngo turanazireka. Buriya ku mubiri w'umuntu hariho ingingo ziteye isoni zigomba kwambara zigahishwa kugira ngo urinde icyubahiro cyawe. Iyo rero umuntu agenda yanitse inginga, akanika amabere, akanika amatako, akerekana ingwiro z'ikibuno, akagenda yanitse ibitugu n'agatuza, uretse no kuba bitera indwara, uba wanagaragaye nk'ushira isoni. Ubwo ukaba wanitse isoni z'ubwambure bwawe, kandi ari ingingo Imana yagenye ko twambara tukikwiza tukazihisha. Rero gukunda umurimbo bisuzuguza umuremyi. No mubwiriza 7:29 haranditse ngo dore icyo nabonye gusa niki, nuko Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Rero ibi bihimbano abantu bagira no gusuzuguza umuremyi, no kumugaya. Wandemye nabi, uretse nkwereke nzitera inshinge aha hagiye mu nda hakande, nzanywa imiti. Ibyo bihimbano biba no mu bindi bintu byo mu buzima.
binyuranye nuko Imana yari yararemye umwimerere w'ibintu, icyo ni icyaha. Umurimbo ushobora kukubyarira gusuzuguza umuremyi. Iyo ukunda umurimbo abeza barakugaya. Muzabisoma muri Yeremiya 4:30, ngo abakunzi bawe bazakugaya, ngo nubwo wirimbisha ukigira uko ushaka, ngo reka abakunzi bawe bazakugaya. Iyo ukunda umurimbo bitera urujijo. No gutegeka kwa 22:5, aho bamwe bakunda umurimbo abagabo bakambara imyenda y'abagore, abagore bakambara imyenda y'abagabo. Bibiliya iravuga ngo umugore cyangwa umukobwa wambara imyenda y'abagabo ni ikizira, Uwiteka yanga urunuka. Ibi sinabura no kubabwira ko uyu murongo bari kuwusobanura mu gitabo cyitwa Ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2, ni urupapuro rwa 477, haranditse ngo Imana yagenye ko hakwiriye kubaho itandukaniro rigaragara hagati y'imyambaro y'igitsina gore n'igitsina gabo, kandi iki kibazo yagihaye agaciro ubwo yatangaga amabwiriza asobanutse neza arebana nacyo, kuko abagabo n'abagore baramutse bambaye kimwe byateza urujijo kandi bikongera ubukozi bw'ibibi. Ubwo Imana ifite impamvu yabivuze, ubwo rero niyo mpamvu haba imyambaro y'abagore hakaba n'imyambaro y'abagabo. Kwambara rero iby'umurimbo, ubwo abagore ntibagishaka iyabo, hari n'abagabo batagikeneye iyabo, ubwo bari kuvangavanga. Nuko ibyo byose bishyira umuntu ku rubuga rw'ibishuko. Nababwiye ko hari imyambaro y'abamaraya, ubu hari n'inyifato y'abatinganyi, niba batobora ugutwi, niba ari abiri, niba ari iki, niba ari amapantaro bambara bakayamanura akagenda ajagaraye, hari uko bigira bakabyumvikanaho. Noneho abandi bitewe no guhomboka nabo bakabahomboka inyuma, ugasanga utari indaya yambaye nka maraya, ukakaba yishyize ku rubuga rero rw'abari bamenyereye abo bakiriya, abari bamenyereye kurema iryo soko nawe bakarirema. Kandi umuntu n'umuntu, kumanuka ugana ku rugero rwo hasi ndibitinda, ushobora kubona bigendeye ko nawe ukaba indaya byarahereye mu myambarire. Nta nubwo waba ubaye wa mbere, hari na benshi bihara kavuga ati nzambara gutya nkunda umurimbo ariko nge ntabwo nzagwa mu ibyo bishuko, bigasoza biguyemo. Ugasanga umuntu nawe yavugize ati uriya muhungu nabonye ameze neza, kumbe uko yifata niko abatinganyi babigenza, nawe akabikora. Rero hari igihe wishyira ku rubuga rw'ibishuko bitewe n'imyambarire yawe. Yuda 1:11 niho bavuze ngo hari abahombotse, mujye mwirinda guhomboka, ngo bahombotse bagendera mu nzira ya Kayini, bahombotse bagendera mu nzira ya Baramu, nawe utazahomboka ukagendera mu nzira y'abamaraya, abatinganyi, n'ibindi bisa bityo. Gukunda umurimbo bitera ubwibone. Ni Yesaya 3:16 kugeza ku 18, kandi Uwiteka aravuga ati abakobwa b'i Siyoni bafite ubwibone kandi bagenda bashinze amajosi, bareba n'amaso y'ubuhehesi, bagenda bakimbagira bacinya inzogera. 18, uwo munsi Uwiteka azabambura ubutega barimbana n'ibikubwe n'ibirezi n'imitako n'imishunzi n'imitambirizo. Bavuze byinshi uko azabagenza, ariko byabateye ubwibone. Kandi koko n'umunsi wa none hari ukuntu abantu bambara, niba yambaye ibiriho inyenyeri, niba yarashyizeho ibirabagirana, niba yarashyizeho ibijegera, niba ari ibikengerana, niba ari ibibonerana bidahisha ubwambure bwe, nuko ugasanga nawe yabigendeye. Niba ari ako gakweto kamumanitse mu kirere, ugasanga ari guceza mu muhanda rwose nk'udafite yagiye habangutse, nk'utataye igihe, nk'udafite ibye byapfuye, akagenda rwose aringa mu nzira nk'uwatsindiye isoko ryo kubaho. Ibyo byose umurimbo utera ubwibone. Ni naho bamwe bakura amarushanwa, bakabirushanwa nabyo. Ikindi kandi umurimbo utera gusesagura. Ibi muzabibona aho umva nk'umuntu ngo yambaye ngo igitenge ngo cy'amadolari 100, 150, hafi na 50, undi ngo yambaye cy'amadolari 200, ibihumbi hafi 300, akamasa keza kazaguteza imbere, akabyambara atari uko bamwe batunze na byinshi. Hari n'ababyambara ntabyo bagira, ari ukwisimbukuruza. Ibyo bibiriciraho iteka. Abaroma 12:16, ntimukararikira ibikomeye, ahubwo mujye mwemera kubana n'ibyoroheje, ntimukita abanyabwenge. Nuko ugasanga umurimbo umaze ubutunzi, ingo zigasenyuka, iterambere ry'ahazaza rikabura, umuntu agakora ibyako kanya gusa ngo yemeze rubanda, ariko nta cyabara cyo hirya. Noneho bamwe bakibagirwa ko bazanasaza. Abari bafite amatama atengetera bagahombana, imisaya igahombana. Abambaraga bafite n'umubiri wambika ukazahinduka ukakonja amarara, n'umubiri wo kwambikwa ntubugihari. Ni imyaka mike cyane, ukabona icyo gihe kiragutahiye, ukibagirwa icyo igihe wapfushije ubusa, ukibaza icyo waruhiye bikakuyobera, ugasaza utagira ibigufasha kuko utabiteganije,
bitewe n'umurimbo. Nsoza muri insanganyamatsiko Abaroma 2:7 tubigira intego abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, Imana izabitura ubugingo buhoraho. Ngaho mukristo weho nyumva, burya dufite urubibi twashyiriyeho kubijyanye n'imyambarire n'umurimbo. Imana iduhe kubyumvira muri yisobanukirwa ukuri mu izina rya Yesu. Amen. Banukirwa ukuri.